yari umugore wakundaga umugabo wiwe bihambaye, ku buryo niyo yabaga arimo aramubwira ibintu bishimishije yahindukiraga akaba yamubaza niba atarimo arababara cyangwa arimo aramubwira ibintu bimubabaza. Aho hafi akiri aho ngaho umugabo wiwe niko yari arimo arakomanga umugore, aba arabyumvishe ko hari umuntu urimo urakomanga, ariko tubonye ari kumwe n'undi mukobwa turaba twasobanukirwa uriya mukobwa ni muntu ki. Umugore yatangiye kuba yasaba Imana ati Mana yanjye rwose bino bintu muteguriye bibe byamushimisha kuko amaze iminsi andakarira. Umugore yahise yihuta cyane ngo abe yajya gufungurira umugabo wiwe, ntabwo yatinzemo rwose yaje kuba yamufungurira, ariko akireba rwose yahise amutangira kuba yamusuhuza ati bimeze gute se sheri, ngo aratangira no kuba yamubaza ati si uwo mwana ni uwandi, ntabwo ibi ngibi bikureba, ati uyu nguyu ntabwo bikureba. Umugore nyine yaramubwiye ati nta kibazo rwose mwinjire, ariko uno mukobwa ntabwo yari amuzi, n'uno mugabo nyine wari umuzi wari umuzanye. Umugore yahise yinjira mu nzu kuko n'umugabo wiwe yaramaje kuba yakinjira mu nzu, ndagira ngo tube twasobanukirwa akantu ku kandi. Umugabo nyine ari aho ngaho rwose yazanye wa mukobwa, umukobwa atangira kuba yamwiyegereza, umugore we nawe akamukoraho rwose amubwira ati sheri, ati rwose nizere ko ibintu byose nagukoreye wabyibagiwe rwose, tugiye kuba noneho twasubira mu munyenga w'urukundo. Umugore nyine yari yarakaje umugabo wiwe, umugabo we rwose yamurakariye cyane, umugore wiwe rwose arimo aramusaba imbabazi rwose ati nizere ko tugiye kuba twakishima, ariko umusaza ahita amubwira ati winkoraho rwose bunanditse wowe, ati ndetse rwose hari ibintu rwose nshaka kuba nakubwira, ati hari ibintu rwose nshaka kuba nakubwira kuri uno mukobwa. Sumbaza ibintu ashaka kuba yabwira umugore wiwe. Umugore nawe yatangiye kuba yamubwira ati nta kibazo rwose ubimbwire sheri, ati ariko nagutegura utuntu two kurya, ati se naba ntuzanye rwose mukaba mwarya rwose niba mushonje. Ahubwo umusaza we akirebera uno mukobwa akamubwira ati uyu mukobwa rwose urimo urabona, ati rwose niwe nzanye wo kuba nagusimbuza. Unyumvire rwose umusaza amagambo arimo aravuga. Umugore nawe rwose akimara kuba yabyumva byahise bimucanga nyine ibintu no musaza arimo aravuga ngo agiye kuba yamumusimbuza, agatangira rwose akaba yamukoraho rwose akamusamagura, akamubwira ati se ntabwo wabyumvishe, ati uyu mukobwa nyine urimo urabona niwe rukundo rwanjye rwose, uyu niwe rwose ngiye kuba nagira umugore. Umugore yahise asekera icyarimwe rwose aravuga ati sheri urimo uransetsa, ati ibyo bintu rwose urimo urambwira si yo ni siripurize rwose wari wambwiye ngo uri buze kuba wankorera, iyo niyo siripurize wari wambwiye ngo urimo urankorera, nanjye rwose nari niteguye rwose nzi ngo ni utuntu rwose turimo turi buze kuba rwose twanshimisha, nawe rwose we ni udukomedi urimo urankinira. Umusaza yahise amubwira ati yewe, ati iyi ntabwo ari komedi rwose nk'uko ndimo ndabikubwira, ati rwose reba kino cyane ukuntu gifunzemo uyu wigereranye nawe rwose. Akamuhindukiza rwose arimo aramubwira ati banza urebe rwose ikidomange nizaniye wowe ushake kuba wambwira ngo wowe ngo ibiki n'ibiki, we rwose nakubwiye ngo uyu nguyu niwe mugore wanjye rwose mushyashya nizaniye. Umukecuru wasekaga rwose azi ngo ni amakomedi yahise abona ko ibintu rwose bihise birangira. Umusaza nawe ahita amubwira ati kandi igikurikiyeho ubu ngubu ni ukuba rwose nawe wakerekera ugasubira iwanyu. Wumve nyine umusaza rwose ukuntu umuntu wifitiye amafaranga ye nta kintu waba umubwira. Umusaza yahise amubwira ati gendere. Wa mukobwa nawe akamubwira ati yo sheri, ati yuko rwose ibintu urimo urakora nibyo rwose nk'uko wari wabimbwiye, numvaga rwose utari buze kuba wabishobora. Umusaza akamubwira ati se kubera wowe hari ikintu cyananirara? Umugore we ariko akamubwira ati se sheri, kubera iki wagumye kuvuga gutyo neza neza, ati ntabwo rwose nakizera n'imyaka tumaranye, ati ibyo ibintu kuba wabikora rwose ntabwo nabyizera. Umusaza akitegereza umugore nyine urimo uramubwira ngo rwose ntabwo yabyizera. Umugore akamubwira ati se kubera iki wakora bino bintu, kubizi ko tubanye imyaka myinshi nta gitekerezo nk'icyo nateguraga rwose kuba wakora ibyo bintu, ubundi se uwo mukobwa ni muntu ki? Agiye kumukubita umusaza aramubwira ati we sigaho geze aho ngaho, ati rwose utakora ibara rwose iyi nguyu urimo urabona ni icyuki cyanjye rwose ntabwo urimo uracyitegereza, ubu vuba aha ngaha ubwo turakorana ubukwe sha. Umusaza nyine ubwo ngubwo umugore yari amajije kuba yamwirukana, ubwo yizaniye nyine akana kakiri gatoya kamubwira ati nawe rero ubwire vuba vuba uva aha ngaha rwose, ntabwo dukeneye ko waza kuba watubangamira, sohoka rwose uve muri ino nzu nta mwanya ugifite mwaha ngaha. Umusaza nyine yari agiye kuba yakirukana uno mukecuru. Umukecuru akamubwira ati se kubera iki wankora bino bintu koko, ati Vianney kubera
kubera iki wankora bino bintu? Vianney we rwose yari yisize insenda agiye kuba yizanira undi mugore rwose, agatangira umugore kumubaza ikirimo kiratuma rwose amusimbuza undi mugore atari yanapfa. Kamubwira ati se basi ni wenda byingibi ko mbizi, wenda iyo umuntu yapfuye wenda bumusimbuza undi mugore, ugiye kunsimbuza undi mugore ndi muzima? Umugore nyine we yifitiye ikibazo ukuntu umugabo bigiye kumusimbuza undi mugore ari kiriho. Kavuga ati rwose ntabwo nakwizera ko bino bintu ari wowe ugiye kuba wabikora Vianney, ati bino bintu rwose wibikora. Umukobwa nyine wari uri aho ngaho nawe rwose akatangira kuba yamureba. Umugore nawe akagumya amubwira ati rwose uyu mwana ati twamubyara natwe, wenda nuko ikibazo ari uko ntabyara, ariko uyu mwana twamubyara natwe. Umukobwa agatangira kuba yamubwira ati njye ntabwo ndi umwana wawe sha wawe mukecuru we, ujye umenya aho ubwira rwose, ahubwo umugabo wanjye nagusohore rwose ndumva ufite amagambo akomeretsa. Uwo mugabo nawe yahise amubwira ati zuko ari byo, ati ngwino rwose usohoke uve mwaha ngaha, nta mpamvu yo kugumya utubwira ibintu rwose tudashaka kumva. Umukecuru akamubwira ati hoya rwose Vianney, ntabwo nakizera ko rwose ari wowe ugiye kuba wafata iya mbere ngo unyirukanemo hano mu nzu, uzi n'ubuzima rwose twanyuzemo, ati ubizi rwose ko twaturutse kuri zeru tukaba tugeze aha ngaha. Umusaza akamubwira ati ibyo ngibyo rwose byari ibya kera, ubwo ngubwo nyine ufite imbaraga uzubaka n'ibindi. Wumve nyine umusaza ukuntu amubwiye, gafite imbaraga azubake n'ibindi. Nuko nguko yamusohoye, ariko wa mukobwa rwose arimo aritegereza ukuntu rwose umukecuru barimo baramusohora. Umusaza yaramubwiye ati rwose ubu ngubu ibyawe birangiriye aha ngaha. Umukecuru akamubwira ati ntabwo nakizera ko bino bintu wabikora Vianney, kubizi ko ari we muntu rwose wambeshagaho, nta hantu na hamwe rwose mfite najya. Umusaza akamubwira ati ubwo ngubwo nyine byarangiye, nawe ugomba gushaka ahantu hawe rwose ujya kuba, kuko hari ahanjye, genda rwose ibyo ngibyo byo sinshaka kumenya naho ugomba kuba wajya. Umukecuru rwose nuko nguko bamufungiranye asigara aho hanze. Umusaza rwose we yari yizaniye undi mugore. Umukecuru yari afite ikibazo yuko bamusimbuje akiri muzima kandi bamusimbuje umwana yabyara. Umukecuru akagumya avuga ati rwose Vianney wareka kuba wakora bino bintu, ati rukundo rwanjye, akasakuza rwose, kandi umusaza yari yifatiye iya mbere yo kuba yamwirukana. Umukecuru akaririra aho hanze arimo aravuga ati mana yanjye ibi ni ibiki koko bimbayeho, ntabwo nabyizera. Agakomanga rwose agakomanga ati Vianney fungura, ati Vianney wikora bino bintu. Vianney we yari yisize insenda rwose amubwira ati gendere rwose wowe neza niyo umukobwa rwose kurusha uburanga, ukurusha ubwiza rwose ukirimo, apana we washaje. Kumbe Vianney nuko nguko yagarutse, agakobwa karahunga rwose kamutegereje karimo karamubwira ati rata rwose sheri ni we nari ndimo ndashaka. Vianney nuko nguko yaje yiyegerera umukobwa arimo aramubwira ati niwe wanjye rwose, mugore wanjye mushyashya nizaniye, rukundo rwanjye. Umusaza rwose we yari afite rwose ukuntu arimo aramutakataka. Umukobwa nawe akamubwira ati uriya mukecuru rwose wumvaga rwose amagambo arimo aravuga ukuntu akomeretsa. Umusaza we rwose ibyo ntabwo yari abyitaye. Umusaza akajyaho rwose akamubwira ati teye neza imbere n'inyuma. Umukobwa nawe akajyaho rwose akiryagagura. Umusaza we yari amajije kuba yakirukana urukundo rwe bari bamaranye igihe, ngo yizaniye rwose akana kakiri gatoya. Undebere nawe rwose ukuntu ibintu bigeze kure, bigeze habi, bigeze kure, bigeze habi. Baratwereka abo ngabo bagomeje rwose bari aho ngaho. Muzehera mu bwatereka ndebe rwose ukuntu nagenda rwose nkaba nakuzanira utuntu two kunywa tukaba tunywa rwose tumajije kuba twatsinda igitego. Umukobwa akamubwira ati ubundi niwe wanjye rwose, rukundo rwanjye, ati ni wowe, ariko undebere rwose ibintu ukuntu bigeze habi. Umusaza ufite uruhara nka runo yikundiye rwose agakobwa nk'aka ngaka, yibagirwa urukundo rwe bamaranye igihe, yizanira rwose akana bakabyaye. Kamubwira ati wowe rwose wowe n'ibitari ibi ngibi rwose uzabibona, ati si ubu ngubu rwose uzabyakira ute nubona vuba aha ngaha ndimo rwose ndakwandikaho imitungo yanjye. Umukobwa akavuga ati yo, ati ko si ibyo ngibyo byaba sheri, ibyo bintu rwose ntabwo wabikora. Umusaza akamubwira ati wowe ibyo ngibyo rwose uzabibona, reka mbanze nzana akantu ko kunywa tube twose twakinywera. Ariko umukobwa yabona umusaza agiye agahita atangira kuba yakunja isura akihanagura rwose aho umusaza yagiye kubaho. Ibigaragara byose uno mukobwa ashobora kuba atanakunda uriya musaza, ahubwo ari ukubera amafaranga y'uno musaza yifitiye. Umusaza rwose yaramubwiye ati akira rwose tubanze twinywere, ati twibagirwe rwose agahinda uriya mukecuru yamajije kuba yadutera. Bahise batangira kuba basukayemo ngo binywere. Nkwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trending. Niba utarakora subscribe waba wayikora, jya muri comment umbwire uko ino video urimo urayibona.
nibiri no kugushimisha ukore kuri like. Umusaza akamubwira ati cyuki cyanjye, atumwe rwose uryoherwe, ati rwose tunywemo, ati tunywemo niwe wanjye. Umukobwa akamubwira ati yego sheri, ati fata ikibizo. Umusaza bakamuha ikibizo rwose bigahita rwose bihita bipfira icyarimwe. Umukobwa akamubwira ati reka tubanze tumwe rwose twice icyaka, ati ibyo ngibyo turaba twabikora nyuma rwose kuko uriya we yagiye nta nubwo ateze kuba yagaruka sheri wanjye. Umusaza nawe akamubwira ati yego ko kuza ubwenge, reka tubanze rwose tube twakica indwagase. Umusaza nawe rwose imitoma yagiraga agatangira ati se ko mbona urimo uragenda uhinduka aribwo urimo uragenda uba mwiza. Umukobwa akamubwira ati reka tubanze tunywe nta kibazo. Umva umusaza akiri aho ngaho rwose yahise avuga ati reka nze rwose mbanze njye kuba nahindura imyenda ndaje. Undebere wa mukobwa rwose we akibona umusaza amajije kuba yagenda hari utuntu yatangiye kuba yakuramo mu byo yari afite. Undebere rwose aho umusaza hasize ikirahure cyiwe cyari kirimo inzoga, ariko agiye umukobwa ahita akuramo rwose icyitwa ko ari uburozi. Undebere rwose yahise akurayo rwose ikinini ahita atangira kuba yasuka rwose mu kirahure umusaza yari arimo aranyweramo. Ubu ngubu rwose vuba aha imitungo igiye kuba yaba iyanjye. Umukobwa we yaje kuri gahunda rwose arimo aravuga ati sheri wanjye rwose tugiye kubaho rwose twishimye rwose mu mitungo ya kino gisaza, ati twiriwe dukururana rwose muri ino minsi, vuba aha ngaha rwose ngiye kuba nabanamo na sheri wanjye. Umukobwa disi yahise atangira no kuba yakoroga rwose ngo abanze bukore n'ibinini rwose bisinziriza yari amajije kuba yashyira mwaha ngaha. Yaravuze ati wawu reka nze rwose bibanze bikore, ndaje nkwereke rwose ibintu ngiye kuba nagukorera. Ubwo ngubwo yararebye nyine abona ko umusaza arimo aragaruka ahita atangira kuba yakongera gutsimba bya binini amajije kuba yashyiramo. Baratwereka umusaza nyine nawe yari amajije kuba yahindura imyenda. Umukobwa yihutiye rwose kuba yafata akaji rwose arimo aramubwira ati sheri wanjye atakira rwose ubanze nywemo. Akamubwira ati rwose urakoze rukundo rwanjye, ati ubundi niwe wanjye rwose uzajya umpakeya wenda kozi bitewe n'izo wajyaga unanyerekana mbere. Umukobwa akamubwira ati rwose banze unywe, nibyo byiza rwose tujye twavugiraho turimo turanywa, nibyo byakabaye byiza kuvuga tutaranywa kuko twatsinze, ahubwo banza ufate ciyasi. Umusaza nawe akamubwira ati koko nibyo, ati reka tubanze tunywe. Umusaza icyo atarazi cyo nuko bari bamutezemo kamukumve, ariko yahise agotomera. Umukobwa nawe niko arimo aravuga ati ndabizi vuba aha ngaha urabuhise usinzira. Umukobwa nibyo arimo aratekereza, kumva umukobwa nyine yari agiye kuba yamufatirana ngahite nyine amutwara imitungo. Kumva umusaza akimara kuba yanywa yahise atangira kuba yavuga ati kano kantu rwose kararyoshye. Umukobwa akamubwira ati yigo rwose kano kantu karyoshye kubi, ati reka nkongere ahubwo ube wanywa rwose wowe ukamaze imbere yanjye, ngiye ntabwo ndimo ndashaka gusinda kuko urabizi ko bya bintu mbikunda rwose ntari nasinda neza. Umusaza akamubwira ati yigo rwose ariko ngiye ndumva kamaje kano konyine kuba kambasha, ati kano kantu karakora rwose. Umusaza rwose yari atangiye kuba yabaze zenge nyine, ariko umukobwa akamubwira ati reka nkongere rwose, ako nta hantu kaba kagukoze rwose, nta kamwe rwose ntabwo wowe ariko wakagombye kuba wanywa, reka nkuzanire wongere unywa kandi umukobwa nyine yari yamuteze n'akandi rwose mu ko yanyweye yari yabanjije rwose kuba yayihumanya. Ariko umusaza we yatangiye kuba yagira akantu k'agasereri kavuga ati rwose ndumva kano kantu rwose gahise kanjyana, ubundi byajyaga biba amajije kuba natera udushoti nka 5, ariko birantunguye kubona rwose ntangiye kuba nazengera majiye kuba nasomaho rimwe. Umukobwa nawe agatangira ati hoya rwose sheri, ati mwo nako ngako rwose ntago wabinkora rwose ko wahita usinda. Umusaza yahise yihutira kuba yanywa, ariko umukobwa arimo aramwitegereza nyine ibintu byose birimo biramubaho kuko yari yamuteze. Umusaza we yari atangiye guhondobera akavuga ati kano kantu rwose karimo karakora cyane sheri, ati kano kantu karimo karakora. Umukobwa nawe akamubwira ati hoya, ati wowe rwose utari wanywa n'akandi, ati rwose banza ugerageze n'akandi rwose ntabwo urasinda neza ku buryo utagira se ubwo ngubwo ako kari ahantu kagukoze. Akagumya nyine yoshyushye uno musaza akamubwira ngo rwose shyirayo n'akandi rwose aka nta hantu kagukoze. Umusaza nawe agatangira ati koko ibyo bintu urimo uravuga nibyo, kugira ngo nibagirwe uriya mugore rwose ngomba kuba nazinywa rwose nkamwibagirwa burundu. Umukobwa nawe akamubwira ati yigo rwose wowe ibintu urimo uravuga nibyo sheri, ati kugira ngo umwibagirwe ati ugomba kuba rwose wakinywera rwose akantu gasembuye tukamwibagirwa rwose, ndabizi uracya twamwibagiwe. Umusaza nawe akamubwira ati wewe ibitindaho rwose ngiye namwibagiwe kuko nari nabitekerejeho rwose njya kuba namwirukana, bakajya aho ngaho rwose bakibyinira bakinywera nta kibazo. Icyo atarazi cyo nuko uno mukobwa yari yamuteze mu byo yari arimo aranywa.
umusaza we ariko nyine kari kamajije kuba kamugeramo, agatangira kuba yavuga amagambo adahuye rwose ubona ko kamugezemo. Umugore yatangiye kuba yamubwira ati sheri, ati reka nze rwose nzana akantu rwose ube wansinyiraho gatoya, ndaje nkwereke rwose. Ubwo niko kari kamajije kuba kakora, ubwo ngo yari agiye kumuzanira akantu ngo amusinyireho gatoya, ngo ndaje rwose reka nzana akantu nsinyireho gatoya ndaje. Ubwo umukobwa yahise yihuta rwose ngo abe yajya kuzana ibintu amusinyiraho, kuko umusaza yari ameze nk'uwataye ubwenge. Umukobwa nawe yahise yihutira kuba ko yajya kuzana akantu ngo umusaza amusinyireho, kuko yari yamajije kuba yamuroga. Umusaza nuko nguko rwose nawe rwose yari arimo arinywera. Umukobwa nawe yahise azana amadokima rwose amubwira ati sheri, ati nsinyira ahangaha rwose nshaka sinye yawe, uzi ko ntazi n'ukuntu usinya, ati rwose ni ikintu gitangaje rwose, ati nsinyira ahangaha ndebe ukuntu usinya, ariko uzi ko wagira ngo ntabwo uri umugabo wanjye, ati nsinyira aha ndebe ukuntu usinya. Wumve nyine ukuntu umugore arimo aratega umugabo ngo asinye rwose atiriwe ananasoma. Umugabo yatangiraga kuba yamubaza ati si ibi ni ibiki? Umugore akavuga ati ndimo ndareba rwose ukuntu usinya, we nsinyira ahangaha turebe. Kuko umugabo nyine yari yamajije kuba yamutega ameze nk'ikigoryi, yari yamajije kuba yasinda rwose yanazengereye. Umugore akamubwira ati yigo rwose atukoze neza rwose. Umugabo akamubwira ati ngiye rwose niyo naba ameze ute gusinya ntabwo nabyibagirwa. Uwo mugore yahise amwaka akabike rwose, icyo atarazi nuko asinyiye imitungo ye. Umugabo akamubwira ati ngiye rwose niyo naba ameze ute ngiye gusinya ntabwo byananira, gusinya ni utuntu twanjye. Ubwo umugore nawe akamubwira ati ahubwo reka twongere twinywere, kuko rwose umugore we yagiye nta nubwo ateze kuba yagaruka. Ubwo niko arimo aramuhata inzoga, kandi umugabo rwose yabaye ibyatsi arimo aranazengera kubera ko yari yabanjije kuba yamuroga. Akamubwira ati nagaye rwose wowe twinywere. Ubwo umugabo nuko nguko yanazeyo atazi ko yamajije kuba yasinyira imitungo ye. Ubwo umusaza nawe akavuga ati shameze nabi rwose, reka mbanze nshaka ukuntu naryama, ndumva ndimo ndazungera rwose icyuki cyanjye, ati ndimo ndazungera ni ukuri. Umusaza nawe rwose akajyaho rwose ngo reka sheri rwose ntabwo mbere yuko ndyama mbanze kuba nagukubita ikibiza. Ariko umukobwa akamubwira ati wende kure. Ariko umukobwa nta rukundo yari afitiye uno musaza, usibye nyine umusaza kujya akibeshya. Umusaza nawe nuko yamanutse ahita kwama arasinzira. Umukobwa akimara kuba yabona ko rwose asinziriye akavuga ati byose bibaye neza, byose biciyemo, akabanza kumenya koko niba uno musaza yasinziriye. Umukobwa akimara kubona ko ibyiwe rwose biciyemo yahise avuga turi ikigoryi ubundi, ati wanyizeye gute ubundi we ko ari aho ngaha ubwenge bukeya buhera. Umukobwa rwose yari arimo araseka kubera ko kino kigabo nyine ngo akirushije ubwenge, akavuga ati yaha, atumajije kuba wansinyira, ati reka mpamagara umugabo wanjye aze rwose mu mipangu twari twapanze. Niko bigenze rwose, reka muhamagare azaba yakujyana wa kigoryi we. Umugore nyine nuko nguko arimo araseka nyine bitewe nuko umugabo yari amajije kuba yamuhereza imitungo nta n'ikintu rwose amuhaye. Undebere nawe, umusaza yasinziriye aho ngaho. Umukobwa ngo yari agiye kuba yahamagara sheri wiwe ngo abe yaza rwose ngo abe yatwara kino gisaza, kuko ibyacyo byari byarangiye. Baratwereka umukobwa rwose yaje ahamagara ati sheri, ati rwose gira vuba rwose ubanguke, umusaza rwose byarangiye, yasinziriye rwose yahwereye, nta nubwo azi n'ahari, na sinyatire yayisinye rwose ku mitungo ubu ngubu ni iyacu, nta kindi kintu rwose gisigaye, we banguka rwose uzugitware rwose, kandi wowe ugikorere bya bindi byose twapanze, umwambutse umujyane kure. Umukobwa we afite n'imipangu yo kuba ngo bakambutse uno musaza bakamujyana kure. Arimo arabwira sheri we rwose ngo nabanguke cyane rwose, kuko we ngo yari yabirangije mbese nta kindi gisigaye. Kamubwira ati banguka ni ukuri rwose njye nabisoje. Ubwo yahise akupa sheri we rwose. Umukobwa we yari afite ibyishimo byinshi kuko ngo yasoje. Baratwereka hashize amasaha abiri, umukobwa yari akiri aho ngaho rwose ategereje sheri we rwose, arimo arahengereza avuga ati se katarimo araza, arimo aratinda ni ukuri rwose. Nubwo nyine hari hashize amasaha abiri amajije kuba yavugana na sheri we ugiye kuza kuba yatwara kino gisaza ngo abe yakijyana nyine ngo kure cyane, ngo bapanze ngo bajyamujyane nyine kure cyane kugira ngo aho bizamugorera kuba yaza. Wa mukobwa nuko yari ahagaze aho ngaho arimo aravuga ati se katinze rwose David we katinze. Akaza akareba cya gisaza niba kitagiye kubyuka akagikoraho, akavuga ati wapi reka rwose ntabwo yabyuka vuba. Kavuga ati se karimo aratinda koko, atari kugira ngo rwose imiti imushiremo atari yamutwara. Ukumbi baratwereka aho ngaho hari umuhungu wari uri aho ngaho arimo arakomanga cyane. Umukobwa ahita yumva umuntu arimo arakomanga, aravuga ati uwo ni David uje ndakeka. Kumbi David ni uyu mutipe ukundana n'uriya mukobwa, niwe rwose wari urimo aranakibaguza cyane. Umukobwa rwose akimara kuba yabona David yatangiye kuba yamubwira ati ngandebera rwose ukuntu uba watinze, ati byose wabyishe rwose watinze. Kumbi nyine
uriya niwe David ngo ugiye kuba yakibanira n'uno mukobwa mu mitungo y'uno musaza mumaje kuba bamutwara. Itangiye kuba yamubwira ati reba rwose amasaha 2 arashize, ubu ngubu uri kubona umuti rwose uraba ukiri gukora. Umutipe akamubwira ati rwose umuti uracyakora rwose, n'amasaha 10 yashira rwose agisinziriye, we wibigirira ikibazo ahubwo reka tumujyane. Ati se yagusinyiye byose, yabiguhaye byose? Akabaza nyine wa mukobwa niba yamusinyiye byose yabimuhaye. Akamubwira ati woze ubwenge ahubwo wowe rwose niba yabiguhaye. Ubwo cyari gisigaye ni ukujyana no musaza ngo kure cyane, bakamwambutsa nyine bakajya kumunaga ahantu ari bubyuke nawe rwose yisanga atazi. Nuko nguko musaza bamwikoreye ngo bamujyane kure cyane ahantu ari bubyuke nawe yibaza ati se hano hantu nahageze gute? Kumbe baratwereka rwose mu rukerera rw'undi munsi umusaza nuko nguko rwose nawe yabyutse arimo arahaguruka rwose bikirimo arazengera, arimo aravuga ati se ibi ni ibiki rwose birimo birambahora. Umusaza nyine ubwo yibazaga uburiri yaryamyemo bukamushobera, akavuga ati aha ngaha ndi ni hehe? Umusaza ariko guhaguruka byari byanze. Kumbe nyine umusaza bari bamunaze mu ishyamba. Aho hafi hari umupolisi wahageze rwose atangira kuba yamubaza ati se muzehe, ati ko nahereye rwose kuva kare ndi kukubona uryamye aha ngaha, bite byawe? Umusaza akavuga ati se ndi hehera? Ati hano hantu ndi ni hehe? Umusaza nyine byamushobeye cyane arimo aravuga ati ngiye rwose hano hantu ndi ntabwo mpazi. Umugabo akimara kuba yamubwira izina akamubwira ati hoya ntabwo nabyizera rwose kuko ngiye nari ndyamye mu rugo rwanjye, gute naba ngeze muri ano mashyamba ya hano? Umupolisi akamubwira ati ngiye rwose nguciyeho rwose mbona rwose uryamye aha, ndakomeza ngarutse rwose nabwo nkubona uryamye aha ngaha nibwo nsanze uri kubyuka, nifuza kuba nakubaza icyatumye uza kuryama aha ngaha kuko nanjye rwose byantunguye kubona umusaza nkawe rwose uryamye aha ngaha. Umusaza akamubwira ati ngiye rwose nari ndyamye mu rugo, nanjye mfite inzu rwose nziza ahubwo nakaryamyemo ndi birantunguye kubona ndyamye aha hasi. Umugabo akamubaza ati se mu rugo iwawe ni hehe rwose? Ntabwo ufite adresse zaho basi wenda ngo ube wahambwira? Umusaza we ntabwo yari arimo arahibuka, yahise atangira kwisaka ngo nyine ngo arebe ngo ahantu atuye, ntabwo yari arimo arahibuka, yari yabaye ipanci. Kumbe kwisaka neza rwose yahise akuramo urupapuro ahita avuga ati dore adresse zaha ngaha ngizi rwose, reba rwose ngizi adresse zaho ntuye ubanza uhamenye. Polisi nyine yarahitegereje rwose akamubwira ati urwo ni urugo rwanjye rwose ntuyemo, ni rwiza cyane rwose, mfite n'umugore rwose. Umugabo akamubwira ati nta kibazo reka tugende. Umusaza akamubwira ati ahubwo ngiye ikintu kintunguye ni ukubona ndyamye aha ngaha, nicyo kintu ngiye kintunguye rwose. Polisi akamubwira ati icyo tugiye gukora ni ukujyayo rwose tukajya kureba aho hantu rwose utuye, birababaje rwose kubona uryamye hano rwose kandi ufite iwawe. Nuko nguko rwose umupolisi yamubwiye ati reka ngufashe rwose mbe nakugeza iwawe, ariko nyine byari bicanganye nyine uno musaza yabyutse yisanga ari mu ishyamba kandi yari aryamye mu ntebe. Nuko nguko umupolisi yamufashije kuba yamujyana. Baratwereka nyine bari bageze mu makaritsiye rwose umusaza yitegereje rwose, ariko nyine yari ari mu bizunga abanza yari ari no kwitiranya iwe rwose. Akihagera rwose aravuga ati dore iwanjye ni aha ngaha wa mugabo we. Polisi aramureba amubwira ati se neza neza aha ni iwawe? Umugabo akavuga ati yego rwose ni iwanjye. Yahise yihuta cyane rwose avuga ati reka nkomange. Arakomanga rwose ati sheri, ati ngwino rwose ufungure, ati ngwino ufungure. Akavuga ati mbari mwaha ngaha rwose aha ngaha ni iwanjye rwose, mfite umugore mushyashya nyine niwe turimo turabana, aha niho iwanjye. Ariko umupolisi nyine we byari byamucanze arimo aravuga ati se wa musaza umuntu urara hariya ntihakagiriza urugo rumeze gutya? Umugabo nawe agasakuza cyane ati we Berize ngwino ufungure rwose naje. Umugabo nyine we azi ko nyine umugore atamutwaye imitungo, akamubwira ati aha ngaha rwose ni iwanjye, ati rwose mfite umugore bita Berize. Umupolisi we akavuga ati ngewe bino bintu rwose birimo birancanga, sinari nzi ko ufite urugo rumeze gutya. Umugabo nawe akamubwira ati dore umugore wanjye n'uriya rwose niwe tumaze iminsi rwose turimo turabana. Umukobwa nuko nguko rwose yaje aje gufungura, ariko umugabo rwose yihutiye kuba yaza ati sheri, ati nari ngukumbuye rwose. Aza amwegera umukobwa akamubwira ati wandekwe wagisaza we nkuzi hehe? Ati nkuzi hehe rwose wa musaza we wanditse? Umupolisi akavuga ati rwose uyu mugabo ngewe duhuye rwose ambwira ko hano ari iwe, akambwira ko kandi wowe uri umugore wiwe rwose, ambwiye ko hano ino nzu ngari iyiwe rwose kandi nawe ambwiye ko uri umugore wiwe. Umugore yahise atangira kuba yavuga ati hoya, ati uwo musaza ukuntu bimeze ufite ikibazo cyo mu mutwe rwose ntabwo yuzuye, ati natwe ajya dutera ahubwo ikintu twaje rwose ino nzu twayiguze n'umugore wiwe ngo yaramutaye rwose ngo arigendera, inzu twarayiguze. Ariko umusaza akavuga ati
wareka kubeshya ino nzu ko ari iyanjye. Ati birabiyobe rwose se ko ejo ari njye wakuzanye ahangaha, ino nzu ntabwo ubizi ko ari iyanjye, waretse kubeshya aho ngaho rwose ko ino nzu ari iyanjye, waretse kuba wabeshya. Umugore yahise ahamagara sheri we rwose ati David we, ati ngwino rwose. Umupolisi agatangira kuba yamubwira ati muze, wabyumvishe ko ino nzu itakiri iyawe, kandi urumva rwose waranasaze, ngo uyu nta nubwo ari n'umugore wawe, bikaba urumva ko afite n'umugabo. Ibyo ngibyo urimo uravuga urimo urabikurahe? David nawe nuko nguko yaje rwose ahita atangira kuba yavuga ati se sheri, ni ikihe kibazo kiri ahangaha rwose ko ndimo ndumva rwose uno mugabo arimo arasakuza? Akavuga ati si uyu si wa mugabo ubundi wasaze ubundi bavugagara? Ati uyu mugabo rwose nanjye twaguze ino nzu rwose bavuga ko uno mugabo ngo yasaze, ngo ariko ngo nawe wayibagamo mbere. Umugore nyine amaze kuba yatugurisha inzu ahita rwose yigendera. Umupolisi yaramubwiye ati wa mugabo wigendere, urumva ko rwose nta ngingo ufite ikurengera rwose, twigendere. Umusaza akavuga ati hoya ino nzu ni iyanjye rwose ndabizi neza 100%. Umugabo yaravuze ati reka nze ndajeho gatoya mwe muvugaho ndaje. Ariko umusaza akavuga ati Berize, ibi ni ibiki wankoze wowe? Berize akirebera hirya rwose kuko imitungo ye yari yayikenyeriyeho. Umusaza akagumya amubwira ati ibi ni ibiki rwose wankoze? Umupolisi akamubwira ati wa mugabo we, witeza akavuyo rwose ku nzu y'abandi, niba umugore wawe yarayigurishije utabizi, ibyo ntabwo rwose twebwe bitureba. Wa mugabo nuko yaje rwose ahita amubwira ati dore impapuro rwose, niba rwose uzi kureba rwose impapuro z'ubutaka, irebere rwose twaguze, nawe ahubwo ni nawe wasinyeho. Ariko umugore wiwe nyine ngo yamutwaye amafaranga. Uwo mugabo ahita asara. Umva ukuntu babeshya. Ariko umugabo we rwose byari byamucanze akazunguza umutwe. Umupolisi nawe yihutiye rwose kuba yareba, akavuga ati cyane rwose, ati mutubabarire rwose kuba arimo arabateza akavuyo, ati reka mubakize uno mugabo areke kuba yateza akavuyo. Ariko umugabo nyine bari babiziranyeho ryari isiri ryabo, timwihangane kandi rwose uno mugabo namwitayeho, ntabwo nari namenye ko yasaze. Umukobwa akamubwira ati rwose twebwe turabizi yarasaze, ahubwo nuko rwose wenda tukubonye tukavuga ngo reka tukwereke impapuro kugira ngo ubyemere kuko utari ubizi. Umugabo nawe akavuga ati rwose uno mugabo ntabwo yongera kubateza akavuyo, ngiye kuba namubakiza. Bakavuga ati yego rwose mudukiza. Ariko umugabo akajya ati sheri, wareka ko rwose kuba wakora bino bintu. Ati bino bintu namwankinnye ni ibiki Berize? Ati ibi ni ibiki mwankoze mwebwe mukambeshya? Agashaka kuba yarwana n'umupolisi. Umupolisi akamubwira ati we tuza sha wa gisaza we. Bakareba rwose bakisekera bo, bakavuga ati tugende rwose tureke umusazi. Umugabo nawe akavuga ati rwose polisi udukize uwo musazi rwose abatadutera, ahubwo tubaye twishinganishije. Umusaza nawe akavuga ati mundeke rwose mbanze nkwereke ngiye ibintu ngiye kuba nabakorera. Umupolisi yaravuze ati reka tugukize abantu rwose wowe tukujyane rwose kuko wowe uri umusazi. Urebe ukuntu ari n'abagome, nta n'udukweto bigeze bamwambika, bamuzanye gutyo bamutaho ngaho. Mwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend. Niba utarakora subscribe waba wayikora, jya muri comment umbwire ko ino video urimo urayibona, niba yanagushimisha ukore kuri like. Ni ku Nkuru Trend.